Reka mbasuhuze ndetse mbifurize kugubwa neza cyane. Aya ni amakuru yo ku mihanda mugezwaho nanjye Drone Boy, hanyuma iyi ni Drone Boy official. Mukore subscribe, like ndetse na share kugira ngo mujye mubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Amakuru yo ku mihanda uyu munsi reka tuyahere mu karere ka Nyarugenge. Polisi y'igihugu yataye muri yombi abasore bane bakodeshaga mu nzu iherereye mu murenge wa Nyakabanda mu kagari ka Nyakabanda aho banyweraga ibiyobyabwenge ndetse bakanabicuruza. Ubwo polisi yageraga ahangaha abantu basore bari bacumbitse babanje kwanga gukingura, ariko polisi yica inzugi ndetse imaze kwica inzugi abangaba bahita bajugunya urumogi muri toilette, ariko hagira urwo bafatanwa. Abi rero bikaba byabereye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyakabanda. Hanyuma sayo gusa amakuru tubafitiye kuri uyu munsi. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rufunze uwitwa Mungaruriye Eric n'abafatanyacyaha be babiri aribo Beneyo Jean Norbert na Iradukunda Aliane. Aba n'abajura bageze kuri batatu berekanwe na RIB kuri uyu munsi. Aba bakaba bakurikiranweho gushakira inyungu ku bandi hakoreshejwe uburiganya hamwe n'iyeza ndonye. Iperereza ry'ibanze rigaragaza ko Mungururiye yafungurije ibigo by'ubucuruzi company byizeza abantu kubashakira akazi muri services zitandukanye, ariko babanje kwishyura amafaranga bikarangira nta kazi babonye. Iperereza ari kandi irigaragaza ko bafashwe bamaze kwakira agera kuri miliyoni 70 z'amafaranga y'u Rwanda bakuriye muri ubwo buriganya. Aba bafungiye kuri station ya polisi cyangwa se ya RIB Nyarugenge mu gihe dosiye yabo irimo gutunganywa kugira ngo yohererezwe ubushinjacyaha. RIB iributsa abaturarwanda bose cyane cyane abashaka akazi ko kujya abashishoza kugira ngo bagire amakenga mu babizeza akazi no gushakisha amakuru y'ukuri yuzuye ku kazi bashaka mbere yo gutanga amafaranga yabo. Hanyuma si ibyo gusa, none sayo makuru gusa asaho ngaho gusa imihanda yanyereye. Reka dukomereze amakuru yacu kandi mu myidagaduro harimo haravugwa iki? Bugingo Boni wamenyekanye nka Junior Giti mu gusobanura filime nyarwanda ndetse na filime z'imahanga. Uyu yashyize umukono ku masezerano n'ikigo cya Star Time azatuma filime asobanura azizajya zitambuka kuyitwa Ganza TV. N'amasezerano yasimwe mu biro bikuru by'iki kigo gicuruza amashusho mu Rwanda kuri uyu wa mbere, aho agiye gushira imyaka 2 Star Time itangiye gufasha abakunzi bayo gukurikirana filime z'inyamahanga ariko zisobanuye mu rurimi rw'ikinyarwanda mu buryo butandukanye. Ni filime zinyura kuri Ganza TV mu gihe cy'umunsi wose, ariko nyuma y'ibyifuzo by'abakiriya ba Star Times aho yahisemo kongeramo imbaraga isinyisha amasezerano ikigo cya Junior Giti kiyobowe n'uyu mugabo Giti Kimizi Mirefu cyangwa se Junior. Nkuko byagarutsweho na Paruku Rene Pedro ushinzwe ubucuruzi muri iki kigo cya Star Times, nkuko yagiye bitangaza ko mu kuzana uyu musobanuzi byaro kugira ngo bashyire imbaraga mu kugenda abashyiramo filime uburyo bazajya zigenda zisobanurwa mu rurimi rw'ikinyarwanda izi filime z'imahanga. Mu myidagaduro kandi sawa honyine, kuko mu myidagaduro haracyarimo amakuru menshi cyane. Umuhanzi Element, uyu wamenyekanye nk'umuproducer ariko akaba ari n'umuhanzi, ati inyuma yuko hasohotse indirimbo yitwa Atombe uyu muhanzi arimo, ariko bikagaragara ko nta birango bya 155 EM birimo muri iyi ndirimbo. Element ati ngerega buriya sinigeze nsinya nk'umuhanzi muri 155 EM, n'igihe mwaba mwarabonye bajyamo biba ari uko hari uruhare runaka bagize mu ikorwa ry'indirimbo. Ubu rero ninjye wirwanyeho, niyo mpamvu hatarimo ibirango bya 155 EM. Ubu ni Element arimo aragenda asobanura ku bijyanye nuko abantu benshi byabatunguye cyane ubwo indirimbo Tombe yasohokaga hatari harimo amashusho cyangwa se ibirango by'iki kigo cya 155 EM. Ahangaha rero nkuko mubizi Element byagiye bigaragara mu zindi ndirimbo ze yagiye agaragazamo ibirango cyangwa se societe afite iyi societe nk'umuhanzi ya 155 EM. Uyu musore yavuze mu by'ukuri ko 155 EM Limited ari irimo nk'umuproducer atayirimo nk'umuhanzi. Element asanga ni societe yise LS Fair Music Worldwide, iyi nayo
niyo igaragara muri iyi ndirimbo yifashijemo umubyinnyi rurangiranwa Shari Silva. Uwo rero yari Element agenda asobanura byinshi cyane nyuma y'uko wasohotse indirimbo Tombe bigateza impagarara mu myidagaduro, aho benshi batangazaga bati ashobora kuba yamaze kuva muri 155am, nubwo aya makuru atariyo nkuko yakomeje kugenda bitangaza ati ngewe nyirimo nk'umu producer se nyirimo nk'umuhanzi. Ibi rero biri clear cyane ku bantu bibazaga iki kibazo cy'ukuntu indirimbo Tombe yasohotse itarimo ibirango cyangwa se ibiranganego by'iki kigo cya 155am. Mu myidagaduro kandi mu myidagaduro turacyafitemo inkuru y'uyu muhanzi Mugisha Benjamin wamenyekanye nka The Ben. The Ben nyuma yo kuzenguruka imahanga akora ibitaramo bigiye bitandukanye muri tour yise Plenty Love Tour, ahatahiwe rero ni nyuma y'uko yaravuye mu gihugu cy'Ubudage i Hanover niho yakoreye igitaramo cye cya nyuma kizenguruka imahanga. Uyu muhanzi Mugisha Benjamin cyangwa se The Ben ahatahiwe ni Kampala. Kampala ho birashyushye cyane dore ko muri iki gihugu cya Uganda umuhanzi The Ben azataramira ku itariki 17 Gicurasi mu mwaka wa 2025. Iki ni igitaramo cyateye inkunga n'umukuru w'igihugu cya Uganda Yoweri Kaguta Museveni nyuma y'uko ahawe ubutumire bwo kuzitabira iki gitaramo. Ibi byaje kwemezwa rero n'uwitwa Freddy Music, akaba umwe mu bari bari gutegura iki gitaramo nubwo atatangaje iyo nkunga yariyo. Mu butumwa yaciye kuri Instagram yagaragaje ko bashimira cyane President Museveni kubw'inkunga ye muri iki gitaramo, ndetse avuga ko yakiriye ubutumire bwo kuzaza muri iki gitaramo cya The Ben kizabera i Kampala muri tour yiswe Love Plenty Tour. Tugarutse gato hano mu Rwanda iwacu kuri uyu munsi haje kuba gashya gakomeye cyane ubwo uyu muhanzi Bushari ndetse n'uwitwa Betray ubwo bari bagiye kuganiriza abana barererwa mu ishuri rya Bright Future Academy abiganjemo abavuye ku muhanda. Bushari yatunguye cyane no gusanga umufana umukunda byimazeyo yamuteguriye urukwavu nk'igisobanuro cy'urukundo amukunda. Uyu mukunzi wa Bushari yabwiye itangazamakuru ko Bushari nta kindi kintu yari afite cyo kumuha cyane ko icyo yaba afite cyose yakimuha, ariko urukwavu yamuhaye rusobanuye byinshi kuri we. Bushari ndetse na Betray bari baherereye mu karere ka Ruhango aho batanze ikiganiro ku rugendo rwabo rwa muzika ndetse banaha inama abana no kudacika intege muri ibintu bakora cyangwa se mu ntego zabo za buri munsi. Abo rero ni Bushari ndetse n'uwitwa Betray ubwo basuraga ikigo cya Bright Future Academy. Iki kigo kirererwamo abana abenshi biganjemo abagiye bava ku mihanda. Inkuru ni nyinshi cyane, reka dukomereze inkuru zacu ahangaha. Mu gihugu cya Uganda, General Muhoozi Kainerugaba, uyu nguyu ni umugaba mukuru w'ingabo za Uganda UPDF. Uyu umuko mubizi ntajya ripfana ku mbuga z'inkoranyambaga cyane urubuga rwa X. Uyu umugaba mukuru w'ingabo za Uganda yongeye kurikoroza ku mbuga nkoranyambaga nyuma y'uko avuze ko umuraperi Jay-Z agomba kuza muri Uganda gusaba imbabazi kubwo kurongora umugore we Beyonce. Uyu ngibi amaze igihe cyane bitangaza dore ko hari n'inkuru ugeze gukora bwa mbere y'ingiyi avuga ukuntu Beyonce agomba kuzamugabira inka mu gihugu cya Uganda. Bamwita rero General Muhoozi Kainerugaba. Uyu ni umugaba mukuru w'ingabo za Uganda UPDF, umwe mu bantu bakomeje kugenda batitiza imbuga nkoranyambaga utagira urutuntu tw'udukoryo ku mbuga nkoranyambaga agenda acengezamo. Kandi reka twambukire amakuru yacu uyu munsi, reka nambukire imahanga. Ese imahanga bimeze bite? Reka twambuke muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri leta ya California, impaka n'imvururu zazamuye n'urupfu rw'umugore w'imyaka 62. Uyu ni umugore wapfiriye muri gereza aho yaragiye gusura umugabo we ufungiye icyaha cyo kwica abantu benshi cyane umwana w'uyu mukecuru. Barashinja umucungagereza cyangwa se abacungagereza abo muri iyi leta ya California kugira uburangare buke kugeza ubwo uyu mukecuru yaje kuba yicwa.
Mbibutse ko uyu mugabo wishe uyu mugore w'imyaka 62 yarasanzwe afungiye icyaha cyo kwica n'ubundi abantu. Yaje kwica uyu mugore w'imyaka 62 ubwo yaraje kumusura muri iyi gereza iherereye mu mujyi muri leta ya California muri leta zunze ubumwe za Amerika. Reka nifurize ibihe byiza abantu mwese mudukurikirana muri hirya no hino, abadukunda namwe mwese abakanda subscribe, like ndetse na share, mbabwira ngo mujye mukomeza mudushyikire mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Nge tusongera kubonana ayera makuru yo ku mihanda. Imihanda iba yanyereye ku hirya no hino ku isi, niyo mpamvu tuba turi hano kugira ngo tugende tubahereza ama update agiye atandukanye. Reka mbifurize yo kugubwa neza cyane, abutarakora subscribe uyikore kugira ngo tujye dukomeza tubane mu biganiro byacu bya buri munsi. Tuzabonane mu kiganiro cy'ubutaha. Nge nari Drone Boy, naho iyi ni Drone Boy Official. Ciao ciao.